Ndabasuhuje cyane mbahaye ikaze abakunzi bacu aho muherereye mukomeze mugire ibihe byiza, mbahaye ikaze kuri Kirabo TV. Reka tuganire uburyo bugera kuri butandatu abantu bashobora gukunda no gukundwa bakazamo dukurikije ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere ku rukundo. Usanga rero abantu benshi badakunda cyangwa se ngo bakundwe mu buryo bumwe bitewe n'uko hari ubwoko bwinshi bw'urukundo, bityo rero bigatuma abantu benshi bakundwa cyangwa se abandi ntibishimire urukundo barimo guhabwa, ndetse rimwe na rimwe ugasanga bifuza guhabwa urukundo nk'urwo babona muri bagenzi babo bagenda bahabwa. Ibi rero usanga ahanini nta kindi kibitera kitari uko hari ubwoko bunyuranye bw'urukundo, aho usanga bamwe babibona mu buryo runaka abandi nabo bakabona mu bundi buryo butandukanye. Hari urubuga rwa interineti rwitwa www.truthaboutdeception.com ruvuga ko ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere mu by'urukundo aribo Lee na Regan bwerekanye ko hari ubwoko bwinshi bw'urukundo, aho ngo usanga ijambo kuba mu rukundo rifite ubusobanuro bwinshi bitewe n'ubwoko bw'urukundo uwo mwahuye yaguhaye. Uru rubuga rero rukomeza ruvuga ko ubu bushakashatsi bwagaragaje ko hari ubwoko bugera kuri butandatu bw'urukundo aribwo bukurikira. Reka turebere hamwe uburyo butandukanye bw'urukundo buranga abantu, mbese nawe ukareba aho uhagaze ukamenya urukundo ugira uko rwitwa n'ibiruranga. Ubwoko bwa mbere ni Eros. Ubu ngo ni bumwe mu bwoko bw'urukundo, aho usanga ngo abantu barufite barangwa no kugaragariza impuhwe nyinshi abakunzi babo, kubizirikaho cyane aho baba bumva badashobora kuba barekura abakunzi babo. Bene abo rero usanga ari babandi bahora bashaka kubapatana rugi ku nshuti zabo. Usanga barangwa cyane cyane n'ubudahemuka, guhora hafi y'abo bakunda, kubakorakora, guhorana ku buryo batabonanye n'abakunzi babo hafi nta gikorwa bakora, cyane cyane mu gihe cy'itangiriro, aho usanga bene uyu muntu aba yifuza kwereka abantu bose ko afite inshuti, hahandi ashobora no kumusomera mu bantu benshi kandi akanifuza ko bakorana imibonano mpuzabitsina ariko ngo ntibahemukirane. Ubwoko bwa kabiri babwita Ludus. Ubu ni ubwoko bw'urukundo aho ngo ababufite usanga bafata urukundo nk'umukino wo gukina, aho usanga bakinisha emotions z'abakunzi babo. Aha rero ngo ufite uru rukundo usanga ahora ashaka gutwara uko abyifuza uwo bari kumwe mu rukundo. Abafite bene uru rukundo rero intego nyamukuru yabo baba bafite ari ukubona inyungu cyangwa se indonke ku bo baba bakunda. Kubeshya, guca inyuma no guhemukirana nibyo bibaranga. Abantu bafite uru rukundo nk'uru rwa Ludasi bakunda gucunga aho intege nke z'abandi ziri, bakaba ariho babafatira, mbese batitaye ku ngaruka byabagiraho. Usanga bafata urukundo nka fraude ndetse no guhemukirana abo bakunda ntibigire icyo babibatwara, ntacyo bibatwara rwose ahemukiye uwo akunda. Kandi nanone ngo usanga abasore bafite uru rukundo rwa Ludasi ari bamwe bakora imibonano mpuzabitsina n'inshuti zabo, cyangwa se bakagirana n'abandi amabanga y'urukundo, hashira igihe gito bakabareka. Ubundi buryo bwa gatatu babwita storage. Ubu ni uburyo bw'urukundo aho ba nyirarwo usanga bakunda gutwara ibintu gahoro gahoro ntibahite basazwa n'urukundo ako kanya, cyangwa se ngo bahubukire n'ibyo babonye. Ahangaha rero usanga baba bafite intego yo gushaka kumenya uko abakunzi babo bateye, ibyo bakunda n'ibyo banga, ntibahubukira guhita biyumvamo abakunzi babo babonye ako kanya ngo babe babasezeranya byinshi nta gihe kirashira. Aba bantu rero barangwa no gutwara ibintu gahoro gahoro, nubwo bakwizezwa ibintu bimeze bite ntabwo bashobora kubyizera rwose ako kanya. Ibintu byabo babitwara gahoro gahoro, gake gake. Ubundi buryo bwa gatanu babwita mania. Abafite urukundo rw'ubu bwoko usanga ari ba bantu bayoborwa n'urukundo, bakarwumvira kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Umwanya munini w'ubuzima bwabo bawuharira urukundo, bafata icyemezo bitewe n'ibyo abo bakunda bifuza, aho usanga urukundo rwarabagize imbata bakamera nk'abasazi. Bene aba rero ni ba bandi usanga ikintu cyose abakunzi babo bifuje bahita bakibakorera nta gutekereza niba hari ingaruka byabagiraho, gusa bakumva ko bari inshuti zabo zibibasabye ari byo byonyine bihagije. Mania rero ni ubwoko bw'urukundo rurangwa no kwiyumvanamo birenze urugero, igihirahiro cyo gufata ibyemezo byihuse no kutihangana imbere y'abo bakunda. Uru rukundo rero rwose ntabwo rwihangana ako kanya, gusa urufite yiyumvanamo mugenzi we birenze urugero rwose, yumvamo umukunzi we birenze urugero cyane. Ubundi buryo bwa gatandatu rero babwita pragma. Uru rukundo rwo abarufite usanga ari bamwe badahubuka, bagira ubwitonzi no kwitwararika mu rukundo kandi bararuyobora. Uru rukundo rurangwa no gufata ibyemezo bihamye mu buzima bw'urukundo rwose. Aba rero usanga badapfa kwimariramo abo bakunda, mbega barizigama mu rukundo. Ni abahubutsi bagira rero mu rukundo, usanga buri kintu cyose bakoreye abo bakunda bagikora mu bwumvikane ku buryo bashobora no gusobanura impamvu yabyo biramutse bibaye ngombwa.
Ushobora rero gusanga hari bumwe muri ubu bwoko bw'urukundo wibonyemo cyangwa se ugasanga hari imvange y'ubundi bwoko. Ahanini biba byatewe n'uwo mwahuye mu rukundo akagenda kwanduza imico ye bitewe n'igihe mumaranye. Naho ubundi ngo buri wese yisanga muri bumwe muri ubu bwoko bw'urukundo twabonye haruguru. Ngo biterwa n'uko buri wese ubwoko bw'urukundo bumurimo ari bwo atanga. Rero ntuzarenganye mugenzi wawe naguha urukundo rwose rwa hutihuti cyangwa se undi naguhereza urukundo rugenda gakeya rwa gahoro gahoro, naguha urukundo ruhubuka. Ntuzamurenganye, azaba atanze ibimurimo rwose. Aha ni hahandi rero uzasanga abantu badahuza ngo bashyire hamwe, ahubwo bagahubuka kubera ko badahuje. Buri umwe aratanga ibimurimo n'undi agatanga ibimurimo, bigahura positive na negative, bakaba bashwana rero ntibahuze. Burya rero uzabona umuntu wawe muhuje nubwo mwamuri kumwe mwatandukanye cyangwa se mwatandukana, uzabona uwo muhuje mbese urukundo ni umuhereza urwo ufite n'akaguhereza urwo afite. Muhurize hamwe, muhuze kandi mushyire hamwe, mukore urukundo ruryoshye rwose rurambye. Ndabashimiye kubw'umwanya mwaduhaye. Nimba utarakanda subscribe ndagusaba kugira ngo ubikore, then duhe na like. Mugire ibihe byiza cyane aho muherereye. Amahoro y'Imana aguma abane namwe.